Reka dutangire igice cya gatanu kuri mama yangu kicha part 5 cyangwa se igice cya gatanu. Nyuma y'umusani John Tree bamwise John Tree. I don't know when I'm coming back. I'll be gone for a little while, but I will keep myself for me and you. I'll be kanya gatandaje kambaze ngono ko mazi undi nzembere kuko twikorera ibintu we Mambo VP Abdul Jackson Fawaz DJ Joseph Gabriel ndababona bona ba DJ hey yuke nyuma ya John Tree akubwira ati wait for me ati cyangwa se uzantegereze ati nziruka ngera ku murongo wa nyuma ntabwo nzifuza kugenda ngo ujye kuri yawe nta nubwo nzareka kwitaba telefone zawe wowe kwiteka niteka uzamura mu ntekerezo yego sheri niba ndi kure yawe unsezeranye yuko uzamengereza kuko njye nzaba ngutekerezaho buri munsi mukundwa yego ndasobanura ko nshobora kuba ntazi uyu munsi gusa ariko nzi ko hari ikindi gihe tuzaba turi kumwe nzagusengera buri munsi urukundo rwanjye yego Yesu akirukanga akajya ku mazi agakina na sheri we bakaryoshya ubuzima ni buto. Urabona abandi bantu ukuntu basohoka, gerageza wige no kuririmba niba utanabizi uririmba ngo bafashe mu muhogo ubigerageze ubimenye. Ntabwo nzikinisha inyuma ya byose gusa ngiye kuzakumbura kwa kundi wamwenyura gusekera sheri uko waje uribyifuza muri njye urukundo rwawe rurangiza na sheri ati urukundo rwacu ntabwo ruzapfa. Ese nsezeranya uzaba uwanjye sheri? Nzaba uwawe yo ati nzakugarukira mukundwa sheri ati urukundo rwanjye urarufite ibyo urabizi ndetse uri n'igihembo cyanjye kuri njye ni nayo mpamvu nziruka nkagera ku murongo wa nyuma yo amusezera agenda disi ni kama jesi nguyu ni kama jeshi uyageze kuri mission yageze ku gikorwa ari ku kozi sheri nawe bakandikira n'utwandiko twa hato na hato yo gusa yari ari kure y'umukunzi ni nako kanya kugira ngo ajye mwandikira baganire shushu bene wakandika yo disi ati ndasobanura ko nshobora kutazi uyu munsi agasaba akandiko akabura uwamwohereje agasanga nta rwandiko bamwoherereje disi abandi babohereje inzandiko hano kuri mishoni. Umukobwa yararwaye kuko gerageza kwita ku mwana w'umukobwa hakuno biranga bibe by'ubusa. Ikigaragara cyo umubyeyi arahangayitse bigaragare ko nta kigenda. Umusore wacu nawe kuri mishoni yagezeyo atangiye kwibuka ibihe byiza bagiye bagirana yo birababaza. You miss once you miss out. William Byose Industry mama yangu kicha igice cya gatanu ni Tanzania. Umusaza hakuno yifata mu mutwe mu kiwarata ubanza byamushobeye byanze yo umusaza ako kanya yumva barakomanze urebe araza agiye kureba asanga ni Johnny bigaragare ko bitagenze neza. Johnny bamukubise inguru y'incamugongo yo nyita Kino Master nyita inyambo yogeye nyita miseke igoroye nyita byose ibyo ushaka byose Kino Master. Ndabizahara bagira amagambo ngo dore ngo yawe utamaka ureba ngo uko nimbyikiriho ariko ngo akoresha Kino Master we reka barababeshye. Njye nitwa Kino Master cyangwa se William Byose yose nayanjye. Ngo niko mwari mubizi ariko we njye nitwa Kino Master naza mwajyayo nyuma ya Johnny. Noneho reka nze mbereke inyarwanda iri kubica bigacika we dore inyarwanda wabonye nyinshi bahise gukirero kuri kirebe Mambo VP presents by Iris Media TV. urishyura ye
ibyo byapande byanyu Fabros TV kuri YouTube kagezeho nyarukira dore kamacesha ariko do Fabros wamubonye David urebe David umuherese cyane hamwe na Shani murajya he none dore lieutenant Rwabukwisi uretse urebe Rwabukwisi hakuno dore Rwabukwisi dore umusaza mama we dore umusaza bahise amabara episode ni rimwe kari kuri YouTube hakuno itangaye na Rwabukwisi arimo arambuka umuhanda urebe Rwabukwisi hakuno arimo arambuka umuhanda urebe umujagweri dore umujagweri dore umujagweri we dore umujagweri urebe yes we warose yambutse ibyaha ntibyoroshye umfasha nibwo yagera mu mujyi amazu ari kubona arimo ari kugenda imodoka ubwo korekero narebe biraherera he bagira ngo naho Rwabukwisi ziramwogoza za kuno bakise amabara episode ya mbere uragasanga kuri Fabros TV aho ni kuri YouTube channel urandika Fabros ni fa na a na ba na ra na o na sa ugasiga mu mwanya ukandika TV ni Fabros TV ni ugasanga sasa pande wacu Manyanga hakuno Rwabukwisi aje kwaka inzoga urebe umva buduhakuno buduhakuno ngo ni nimero umusaza hakuno ati cyangwa umuteka mutwe sha ni mwebwe batubwiye mudufira mujye kwa DJ Budu nibo bafite filime cya kandi akazi bahakugiye kwigarukira hakuno hari nyiramwiza wacu bamwise Shani ni lieutenant cyangwa se lieutenant mwabibonye murajya he hariko Rubavu action movie ukeneye gukina kuri izi filime nimero ya telefone naje nyibabwire amagara 078913 940 0789 13 940 tubigufashemo neza ukine filime nyarwanda ukine uberewe umeze neza cyane cyangwa se uhamagare kuri 0788 607 263 aho hose baragufasha ukine filime uko bishaka. Hakuno David nawe rero arashaka gushora umubindo. Uyu David ni murumuna w'umugabo w'uyu muhafandekazi mubona, arimo arashora umubindo undebere. Deko se ni gutuzajya ukora ubaba waduda utaruhuka. Ati je nikiba kiri ngombwa bazajya bamikiruhuko. Aturabona ashize igihe kinini tutikubita iyo zirara. Bamaze igihe batikubita iyo zirara we. Buriya ari akazi nyine n'akazi. Gira uboneke gakubitwe. Ati ndaje mboneke. Ibijobu ni byinshi. None se petit frere yagiye ntabwo aragenda. None tubikore dute jari? Ati niba makonji rero wagwani tuzitamo. Atari kubwo nizere yuko petit frere atazi gahunda yaje nawe. Mwumve ba munyakazi, reka twitangirire
episode ya 5 cyangwa se igice cya 5 mama yangu kica dutayire hakuno dore Selemani rero ukanga ziramuzana hakuno mu ishuri urebe Selemani turagatangiye we Selemani we hebu njoo bayo hano mbona unakuja unakimbia kwa mbona uza wiruka kufika shule na wewe muruko nziruka umubyeyi nagutumye ari he murabizi baje yatumye umubyeyi nikuta baba ameenda kazini mama nasanze papa agiye mu kazi wangu ulikuwa umefungwa alafu mama wanje na wari uhari mu rwari yakunze umpari kesho uje hapa asubuhi ejo uzaze hakuno mu gitondo wazanye umubyeyi wawe genda wicare ariko buretse kuacha unaondoka hivi chukua chai ntabwo nakureka gucyosha hilo swali ndio ukakae noneho fatingwa haraka udusolvinga icyo kibazo cyangwa se udusubiriza icyo kibazo urebe imibare bamuhaye gusubiza bamuhaye 2784 kugabanya 247 abazi umubare mumbwire igisubizo reka nzurebe umwana Selemani sasa ibyo agiye kudukorera turebe abazi umubare mukora icyo kibazo namwe ndakibahaye yese shaho uko nize batashye imibare njye nigiye icyongereza ubwo ibindi ntimubimbaze usibye ko iyo nize nubwo ari mike sha icyo nzi cyo nanagikora wani Selemani ibisubizo yabonye rero jamani amepata yagikoze yakishe wapi ari kudufera waje sasa wabandi biguri hehe unashika nafasi ya pili ya tatu sasa hivi unashika wazaga ku mwanya wa mbere wa kabiri wa gatatu ngo bari kuzuspunika abanyuma unatoka saa ngapi kwenda kazini Selemani ikibazo kiri hehe asubuhi kwani unafanya kazi gani ukora akazi gani mama we ni umusazi ngo mama we ni umusazi Selemani ni kweli ese mukuri Selemani yo ibaze disi ko n'abana bamusereza mu ishuri mwarimu nibyo arimo aratinya kubivuga kuko nyina ari umusazi amujyanira na ji tubireba disi buri munsi yo dore Selemani ngo baramuseka ndavuze ngo muceceke mugabanya amagambo we subutu yo birababaje genda wicare mwana muto genda wicarire barimo ararebye abona ntacyo yarenzaho yo ati nyina n'umusazi amujyanira n'amaji tureba arimo aratinya kubivuga amegopa kubisema tu ako naro burimo burarwana urebe niye nini hapo bite sha byanyu mwebwe bite byanyu ajyanye ikaramu yanjye abana murabazi mwarimu nazo penseli mbili mtamwazima bita amakaramu aberere kamahereze kamwe sawa muhereze yo umwana agira urukundo hakuno Selemani abizi n'ubwenge basi nimwongere kurwana nibyo njya nkunda kubabwira uwisi itarakaranga burya ibikimushakira ikirungo hari ubwo iba yakuburiye salisa igushakira sorwatomu none mbabeshye muzabibaze Fawazi niyo wabaho ubuhamya buhagije cyangwa ubibaze Faraji cyangwa ubibaze DJ Gabri cyangwa se ubibaze DJ Joseph ubibaze DJ Jackson mu Bisizi ubibaze DJ Kibaba Karukogo ubibaze DJ Abdul cyangwa se perezida wa Diskebana Karukogo naza mwajya he Eterogis ya kuri Fabros TV urebe filime yasohotse yahageze wandika gasobane by William byose cyangwa se William byose naho ndi musoro usana Yesu simple kinyine n'ibyo ngibyo simubizi Selemani kugera hako naho mama we yirirwa disi akiva kwishura hageze aramubura yasanze agakweta ariko karimo karabara inkuru yuko nyirako yagiye atakira aho ngaho
ati ndagukunda mama n'akaririmbo. Mama ndagukunda. Ati ndagukunda cyane n'ukuri mama. Ndagukunda. Mama ndagukunda. Selemani abuze mama we. Nta kindi yakoze yagombaga kumushakisha. Atangira gukubita ijyanino. Arebe ko abona mama. Yo disi dore umwana ngo aratangira guhengereza mu bizu bitagira abantu ngo atangire gushaka mama we. Byanze bikunze umubyeyi ni umubyeyi. Ati yabaye iminsi isubira inyuma. Mwongera nkibonera ku rukundo rwa mama wanjye wambyaye. Yo samanwa si ijoro mba numva mama namubona amaso ku maso tukaba turi kumwe mama. Ati kuko mama burya ndagukunda ntabwo ari byo bisanzwe ahubwo ndagukunda birenze mama. Ati ibibazo bizahita kwigarukira kuno igihe nakwirukaniye nturagenda. Steven mimi nimekwambia uondoke. Sinakubwiye ngo ugende. Mtu gani yani mfanya kazi gani kila siku matatizo uishi matatizo. Umuntu ukora akazi akora mu bibazo gusa. Mimi si nawe ugira ngo mukorere iki kweli. Genda. Ondoka. Singushaka hano ku muryango wanjye. Uwezi kuntia hasara mimi kila siku. Mtu gani wewe usiobebeka wewe? Nimekuja mjini umechoka? Sasa unang'ang'ana una kazi ya kuonga. Naomba uondoke. Wewe nta kazi ushoboye sibyo? Ondoka na naingia nikitoka nisikukute hapa. Genda. Ningaruka singusanga hangisohoka singusanga. Inanga yacu Ombe y'amafaranga kutayangaruriye nari nje kwereba. Genda bahakono abo kirimo amadeni. Nikumbuka uzanyebuka iyo kutendea japo utambui umuhimu wangu. Gitangira kuririmbira nyirabusha sasa ndirimbo zo kugira ngo acyumve neza ngo akibabarire wumve. Ukikiwa na chanini wenza kwa nazo atakipata lini. Ombasha ngo icyo wasize abandi bazagifata. Zuko Ombasha kwangu kesho kwa uyu munsi wanje ejo wawe. Nona wateja anakuja wanarudi. Ko mbona abakiriya batarimo kuzara. Umve umva macuyi. Nona wamenizoea mimi hata kuja waje. Ubundi se ko ari nge bamenye ubundi baraza baje gukora iki? Hapa hujafunga kwa ndani hivi. Kuna majambazi siku hizi. Sikia umva magambo y'iki barano. Karibu. Karibu. Ufite Supaguru. Supaguru zirimo reka nze muhereze. Kandi bakirukanye. Vipi mbona sielewi? Ariko ntabwo ujya wumva. Sinakubwiye genda. Achana na huyo. Reka nani iki kiguriki. Karibu rata ngwino nkwereze Supaguru. Toka bwana. Baho ngaho genda. Mume mumbabariye namwe. Kiri kwitumikirizwa cyari kigiye kumuhereza ibintu kandi bakirukanye. Yo niko bigenda isi ni muzunguruka. Twigarukira hakuno ku mubyeyi wacu Papa Selemani cyangwa se uwitwa ko ari urera Selemani. Ko ndimo ndavuga nawe ariko ukaba udashaka kuva muri telefone. Ariko ndimo ndakumva ureba abagore dufite muri iminsi we. Ariko si bose. Acha simu. Wareka telefone tukavugana. Do ibintu narabikurura. Kuna jambo nilikuwa nataka nikushirikishe. Sasa twumva amagambo yako. Ongea na kusikiliza. Ngaho vuga ndimo ndakumva. Ntabwo biri mu kubangamire. Oya ndakubwiye ngo ndi kukumva ngira. Sikiliza alafu nakwambia unanipuuza. Mimi stopi. Agace ngo bwiye uraceceka kandi ugira icyo urenza. Okay ngaho vuga ndakumva none. Mtoto mstopishe shule. Ndimo ndashaka ngo umwana tumuhagarike ishuri ntiyongere kwiga. Akamajwi niyaza nabi mwibyihanganira ubwo niko yaje nyine filime. Mimi nimekuomba nikushirikishe jambo umekubali. Sasa hivi nakwambia unaniangalia hivyo manake nini? Ngo ndimo ndakubwira se nkabona utangiye kundeba nabi. Yaani wewe hata si upoje. Nicyo gituma nanjye nongera kuvuga ibintu byinshi. Yaani unanipuuza. Sasa mimi nitakwambiaje ukiwa katika hali hiyo? Ubu sindakubwira gute kandi uri kuca amazi gusa. Unisikilize kwanza ndio uniangalie.
ubundi utangira undebe gutyo uko ubishaka. Na mawazo mazuri tu. Njye mfite ibibazo ariko byiza pe. Umva rero reba hano. Tunatumia kubwa sana kwa yule mtoto. Turimo turangaika cyane kuri uriya mwana. Asubuhi mu gitondo mtoto mdogo maskini anahitaji kupumzika. Akunda kwiryamira. Mara umgongee. Buri munsi paka gukomanga sababu anakuwa amechoka mume wangu. Abananiwe bivuze ngo ntabwo ashaka ishuri uriya mwana. Ntabwo akunda ishuri. Anajua kabisa ni wajibu wake kwenda shule. Lakini unamwamsha. Sio unakunda ishuri. Wesele. Buri kanya Selemani. Anaamka na kujiandaa. Arabyuka. Ntashaka kugenda yifitemo ubunebwe. Ese ni ngombwa mbikubwira ubu? None. Watu wasiosoma siku hizi ndo wana pesa mmeona. Abantu batize suba natari bo bafite amafaranga. Mimi nasikiaga Tabaresa sio alishia darasa la 3 lakini unaona pesa alizokuwa nazo. Ati se nabwo abonye kanaka ko ageze mu mwaka wa gatatu yize umwaka wa gatatu tubona amafaranga afite. Ubona hari umurusha amafaranga muri quartier. Mimi wangu mpaka nikwambie jamani. Huyu mtoto mwenyewe shule hataki ni vile uyu mwana nabwo ashaka ishuri. Ila mimi alishawahi kuniambia. Niko yambwiye kandi pe kandi twe turabize nta byavuze. Mbona kama unanipuuza? Mimi ni mkeo. Mbona utangiye kunca amazi utangiye kunyirengagiza bite? Mungu mimi mtoto nampenda sana. Ndio mwana ndamukunda cyane. Umva buryagasha na namjali Mungu mimi mtoto mimi namjali. Uyu mwana ndamwemera pe. Mwamshe mtoto asubuhi aende shule mume wangu lakini akati yeye hataki. Ni gute tuzafata umwana tumujyane ku shuri atabishaka? Lazimisha mtu kitu ambacho hakitaki mume wangu. Ni gute wafata umuntu ukamuhereza ikintu atagishaka? Siku nzima kama matani. Gareba nk'umunsi twamushatse umunsi wose murabyibuka icyo gihe yari yataye amafaranga y'iki kigore. Mimi nakuuliza mambo mengine anajionyesha anataka shule. Nari ndimo ndakubwira niba wumva byashoboka. Amagambo menshi avamo ibice murukangarukiza. Kweli mtoto naye. We nta kibazo bimuteye. Urabona uyu mwana ashaka kwiga. Naomba hilo swala tulipe. Ndi kugira ngo rero. Au unaonaje mwana? Tubikore gutyo. Umugabo ariyumvira. Sawa urakoze mugore wanjye rero. Kuelewa. Nakurebye. Nakumvishe neza. Kwa upande wako uko sawa. Uruhande rwawe ni sawa pe. Bila kwa upande wangu mimi. Ariko nje ku ruhande rwanjye. Takujibu mke wangu. Haereza kanya ndagusubiza. Utaamua kunisikiza mimi mke wako kipenzi. Sawa niba ndi urukundo rwawe ndo mugore w'urukundo rwawe. Sikiliza upande mmoja. Uranyumva cyangwa se uhitemo kumva uruhande rumwe nge ntunyumva. Sasa jamani mke wako sina kusemesha. Mbona una none se mugabo wanjye ko nkuvugisha nkaba mbona urakaye. Ikigore kira. Seka basi. Seka wane. Kumva umwana yabyumvaga? Umva umwana hakuno sasa. Reka nzuze wumve Selemani wacu. Selemani yabyumvaga byose. Wumve? Mwana wanjye wiriwe ute? Abarya sini. Kutavuga amurya sini. Selemani yakutse. Mama. Hey. Kiri cyo mubaza Nyagasani. Nicyo agiye kumubaza. Utazacikwa na gace ka gatandatu. Gatanu n'ukwirangiye. Ese niki Selemani agiye kubaza nyina wabo umurera? Ese biraherera he? Selemani agiye kumubaza iki? Ese Selemani agiye kumena umuceri? Aravuga ukuri ntari bukuvuge. Arashira ibigaragara hanze byose byamubayeho cyangwa ntabivuga. Ko tuzi ukuri Selemani ntiyanze ishuri yarari kunda cyane. Ariko umwanya wo kujya ku ishuri uyu mumama amubuza kujya ku ishuri. Ahubwo akamuhereza ice cream ngo ajye kuzitembeza ku muhanda mwe murabizi. Abari igice cya mbere kugera kuri iki gice cya gatanu murabizi. Yo, hasta la vista ndabakunda. Reka twongere duhure mu gice cya gatandatu. Nze nkibasobanurira nacyo kirahari. Muhumure. Iyi filime ni ku bufatanye na DJ Faraji. Ciao ciao.